kora icyiza ureke ikibi nyamuneka ujye wumvira bidatinze, kuko iyo utinze ugera muri faze twita anesthésie de la conscience, cyangwa umutimanama watewe ikinya. Umutimanama watewe ikinya rero ukora ikibi ntugire ikibazo, ukora ikibi ntiwicuze, ukora ikibi ukumva umutima ntukurye. Uwo mutima ndabwiye Uhoraho ngo azawubarinda ubu n'iteka ryose. Uwo mutima mbwiye Uhoraho ngo azawundinde ubu n'iteka ryose. Uwo mutima mbwiye Uhoraho ngo azawuturinde twese aho tuva tukagera ubu n'iteka ryose. Iyo Yezu akomanga rero abakomanga kuri wa mutima nama kugira ngo akwibutse ko ugomba gukora icyiza ukareka ikibi. Iyo agize ibyago agasanga warasinziriye rero ibyo nibwo byo byago byacu. Aho niho mbibutsa ngo nitwibutse kongera gukangura umutimanama. Muzi ukuntu bakangura umutimanama? Uwutoza buhoro buhoro kongera kwinjira mu murongo wo gukora icyiza ukareka ikibi, maze wanakora ikibi kikakurya kikakubabaza ukakicuza bidatinze. Nguwo umutimanama wumva ijwi rikoma